Amahoro se nama. Ni amahoro. Nibanza unyumvishe Giseke ndavuga ko Goma itazigera ifatwa. Eh, Ubundi urashaka tubone kugira ibyo Tshisekedi? tuvuga. Urashaka Tshisekedi? Ndashaka Cirombo avuga ko Goma itazigera ifatwa. Reka tubanze dusuhuza abakunzi bacu. Oya turabasuhuza nyuma y'ako kantu. Bambabare tukabanza tukabasuhuza ibindi Reka banze baseke tubasuhuze basetse. tusuhuze bari muri mudu. Bari muri mudu rwose. Nshaka hari ibintu bibiri ndi bukumvisha. Nshaka kumvisha Tshisekedi avuga ngo Goma ntizigera ifatwa. Ubundi nongere nkumvishe noneho FRDC ihunze burundu idashaka kugaruka i Goma. burundu bakebye amazi bagiye. Umva Tshisekedi arimo aha yavuganaga n'umunyamakuru wa France 24. Yego. Le M23 a repris le terrain perdu, il menace à nouveau les localités, les villes de Saké et bien sûr de Goma. C'est donc un échec, c'est prendre pas Goma. Ngo M23 yamaze kwisubiza ubutaka yari yaratakaje. Ngo noneho ngo ubu ngubu ikaba imereye nabi imijyi nka Sake. Kwese buriya ngo ntabwo bazafata Goma. Tshisekedi rero aramubwiye ngo ubyumva aha ngaha. Ariko mubwiye afite isoni nyinshi. Byumve neza, ndagira ngo uhumve neza aha. Yego. Ndagira ngo ubyumve neza. Bien sûr de Goma, c'est donc un échec, c'est prendre pas Goma. Ngo ntabwo bazafata Goma. Ndaramubaza ati pourquoi, kubera iki? Tshisekedi aramubwira ngo bifata utyo ko batazafata Goma. Ubu noneho azavuga iki ko bakunda parce que il y aura une réplique de notre part. Nuko ngo natwe tuzasubiza. Mbese yavuga ko bazasubiza ahubwo bakagira bati kubitayo mu bintu bakayikuraho ibi bakayisubiza inyuma. Akagira aho bisubiza. Hajya makunguru ziri hehe ubu ngubu? Umugabo rero burya mushakamba avuga iryo azasubiramo. Guse Tshisekedi iri jambo yarisubiramo mushakamba. Ntumbaze ibyo azavuga nasubira kuri Violence 24 nawe nyakunda. Bitumye nibuka amakunguru hajya ubu ngubu iri hehe? Yarumiwe. Bandi baje gukubita amakunguru none barakubise. Yarumiwe niyo tumaze guteraho urwenya ngo izagenda n'amaguru igere kuri bote. Reka dushaka abadukurikiye. Mushakamba rero ntabwo umunsi hari udushya twinshi nta nubwo twatuvuga cyakora tuzajya tugenda tuvumburaho gake gake. Yego. N'abantu turi hamwe ku rubuga tuzajya tubereka. Ntabwo ari Tshisekedi wenyine n'umugore we nuko. Umugore we yabaye ibindi bindi. Ndamubona hano ari kwa muganga yifashe ku gatuza n'impuhwe nyinshi. Abahungu be ba FDL bamaze afitiye impuhwe umuhungu wambaye isengeri. Wambaye n'ikabutura y'umukara ifite uturongo dutukura mu mpande. Akaguru gateyemo inzuma. Yego. Itako ry'ibumoso. Ririmo inzuma kuko ryararashwe. Yego. Noneho afite ikintu bita tatuwaje ku kaboko. Yanditseho crap. Crap iriho n'igisiga cya Kagoma. Ku batazi crap rero ni iki? Crap ni ndabivuga mu mutwe ugize mu Kinyarwanda. Ni kompanyi ni iki? Niba iriya ca ibanza ari kompanyi. Ntango nibuka. Ariko hari ahantu habivuga. Hari ahantu habivuga nshobora kuza kuguha. Ubyumve. Hari ahantu habivuga reka nze mpashake ndahabona. Ariko ubundi crap nuko ari umutwe udasanzwe wa FDLR. Ntabwo ko tubivugaho byinshi rwose kuko nta kintu byatumarira. Aha rero abantu bagiye bavuga ubufatanye bwa FDLR na leta ya Kinshasa. Ibi birigaragaza reba impuhwe mufitiye. Agomba gusiga mupfumbatishije akantu. Yego.
reka nze nguhe wenda uzabyumva nubwo tutavuga aha ngaha. reka tubanze dusuhuze abadukurikiye. Tubasuhuze. dore turabazindukiye mu ruturuturu mu gitondo cya kare kare mu minota 55 cyangwa n'itandatu y'umunsi mushya. Reka tubasuhuze abakunzi bacu, biriwe neza, abakunzi b'Umuco Wacu TV ndetse na radio televiziyo n'uriya Mashariki. Umunsi twabazirikanye cyane, twabazirikanye, turabagezaho ibintu byinshi, turacyabibagezaho, dushobora no kutaryama tukikomereza. yewe abataryamye ni benshi, hari abantu benshi ndi kubona buriya hari abataryamye bakurura akayoga, ariko twebwe turyamye tubaha amakuru kuko tubazirikana. yego. Dukomeze rero Mushakamba. ikiriho yego ni uko ubu kano kanya yego intare za Sarambwe na twa tunuza twavugaga duke tubura ngo Goma yose ibe tombe twashize. Kada ibyo uzaho basoreje basoreje ku biro bya guverineri. Ubundi mu kanya hafi mu masaha y'ine, yego, amasasu yavugiraga kuri Mogoma, wa musozi twahoze tuvuga kare. yego, avugiyeyo umwanya muto, ubundi amasasu ahita agenda. aragenda rwose, aramanuka no kwa guverineri ku biro, aravuga gake bihita bitwekera birangira. ariya masasu rero, ariya masasu yari bye FRDC. nubwo havuze amasasu, reka tunihanganishe umuntu wo mu Rwanda warashwe. yego, sindamenya niba yapfuye cyangwa atapfuye. Imana imufashe rwose. nubwo ariko ikiriho ni uko hari umu FRDC wasinze cyangwa ibya bimogi byabo, yambuka ubutaka bwa Kongo ajya mu Rwanda, arasa umuntu. ni mu murenge wa Rubavu, nako mu murenge wa Rubavu, mu kagari aho bambwiye ni muri Bisizi, ndakeka niba ari Bisizi. ndumva umudugudu, reka ndebe ko nkubona. amakuru ni uko bahise bamwirukankana kwa muganga, twizeye ko ashobora gukira. Imana nirakora ibikwiye. umudugudu ni Bisizi, umudugudu wa Bisizi, ahubwo akagari niko Karushishe. yego. rero dukomeje nibyo twavuze, Goma yarangiye, nahoze mbona amavideo yarangiye. Mushakamba, dore umuntu wateye urwenya, wabonye igifaru cyiza cy'icyatsi kibisi. umuntu aho bagitaye ahantu iruhande rw'inzu etaje, mu muhanda bagisigaho pe n'imbunda iri hejuru, bariruka. umuntu yanditse ngo yagikuruye, yandikamo ngo bakwaciye igoro mbere ya murango yako. ngo iki kintu bagisize imbere y'umuryango wawe, ngo faso kesho asubuhi unaweza samba juu yayo. uburyo waburana kubera iyi modoka basanze ku muryango wawe. yego. hata Yesu akuwe avoka wako hawezi ganye prosi. ngo niyo Yesu yakuburanira. ariko ni igifaru gishya, gishya rwose. FARDC imbunda rwose kimeze neza. Umunyegoma rero ati bagisize ku muryango wawe, niyo Yesu yakubera avoka ntiwaburana gutsinde. Mushaka nta nubwo bamukatira isubi ikase. Dukomeze Mushakamba. uraba bikomeye aho umusirikare agira ati igifaru. umva ingabo zatsinzwe uko zigenda zivuga.
Gratefere mimi ngo bato apasa ino bato menda Bukavu. Ataka kanya nuriye ubwato icyombo. Ndagiye ndi mu mazi ngiye Bukavu. Ngo bato sai. Ati ndi isaha byari nko mu masaha ine. Yego. Z'ijoro. Mushefamba aliya mu bato na mimi ndiye mu bato. Ati boss wanjye afande wanjye ndinje mu bwato nanjye mbitajyamo. Akona bafanya inventory shinja mu mundini. Ati nta kindi cyo gukora inventory yinjiye mu mundini yinjiye mu mujyi. Inventory kamata Goma. Yamaze gufata Goma. Yo vile tuko mu bato na gouverneur na commandant region. Uwo muganga no mu FRDC. Ngiraga mugenzi wari usigaye inyuma ati niko bimeze. Ati turi mu bwato turagiye na gouverneur nande na commandant wa region. Ba autorité yote mu mundini. Abayobozi bose mu mujyi. Tuko mu bato wa bato Emmanuel 4 tunaenda. Turi muri mu bwato bwitwa Emmanuel kane. Kuko bagiye mushakamba bimyeje imoso bagiye banyuze y'amazi baje y'ikirere none bagiye y'amazi ariko umukongomani wariraga yego akana k'agasirikare atinda Kinshasa tuzapanga kari bakatwamwa n'itabi ati ababyeyi banjye mama ntabwo muzongera kumbona kari mu gasezera disi ariko hari ijambo yashize muri ya mwana uko bivuga muri ngara abantu bose wenda ntibabyumve ariko yavuze ati umukuru w'igihugu mamye neza ko ibi byose birimo bitubaho ntabyo arimo abona wagakinye tukakumva ukagasemura ubundi tukajya ku ngingo reka ngashake niba ndi bukabone kananjye ngashake nkaguhe ndakabona buriya reka ngashake kugira abantu bumva ubwo butumwa kariya kana kambabaje gateye agahinda nta kana ubona gafite imyaka nka 19 bakajyanye mu mirwano gutyo ese niko bigenda bashora abana mu mirwano bigenda none ati wacu ni Kinshasa ndeba ati ndagiye ati sinzagaruka ababyeyi bande bose araga mushobora kutongera kumbona n'umwana muto yego ndamubona ariko ndamubona kuko ari hafi aha ngaha urumva ubu bwana bagiye babujugunya mu gisirikare nyihanganira mugeraho gusa ndamugeraho none nta kibazo rwose kuko agomba kuboneka ibikoresho mushaka ariko mushakamba karame reka tugere kuri uyu mwana nubwo nimara kumubona siko namubona mushakamba reka nze nguhe uwo mfite yego nibyo biraza koroha uwo mwana ni umumpa arantindira amufungura twe turaza gukora igihe afungukira nibwo tumuza reka nze ndeba aho mufite nshobora kumugeza ku badukurikiye nanoneho kugira tumutegereze nshobora kuba mufite ahantu birashoboka umusirikare wo muri samediyarasiyo warashwe wapfuye bapfuye bo ni benshi nuko ari uri iyi foto ye yagaragaye ko bakubititse ko bazahora baririmba ibyababayeho bakubititse kanirebera aka kana uzarwara urugamba wako nohereje gafite megabyte nkeya wabonye abasirikare ba samediyarasi dore nguyu wa mwana twebwe abasirikare ba leta ati M23 n'ubwenge bwinshi yinjiye i Goma
kuzabana abantu mazeti mabakusayi sepeli kuzana bafamili bamama bana turashima turabana ariko dufite imiryango abavandimwe dufite ba mama aha ngaha ku isi byose niho byishyurirwa nubwo umuntu biba bishimishije ko umuntu apfira igihugu ati ntacyo bitwaye ati ndahamya ko ubwo mutureba ati ubu ngubu turi ba victime ni ukuvuga ni inzirakarengane ati nta yandi mahitamo ati mukunzi ya mboka ni ukuvuga umukuru w'igihugu ati ntabwo ureba ibi bibazo ati nta yandi mahitamo nta kindi twakora ndasuhuza ba mama ati ndasuhuza ba data wacu ba papa Reki Kinshasa kigiye ko mundeba mushobora kutazongera kumbona muzongera kumbona ese yikiriraho agatara kuruye arimo yisezerera cyane mushakamba rero yego burya bamwe baba bababaye hariya bakunze kubyita ngo ni ruyenge ubundi reka ngira icyo nkwiyerekera nubwo bamwe baba bishimye abantu twihanganira ariko ni ibintu bigaragaza amarangamutima y'ibiriho ibintu tujye tubikina binyureho abantu babyumva ko hari inzirakarengane n'umwana n'inzirakarengane pe ariko urebe ngiye kukwereka kwa minisitiri w'ingabo Kinshasa urebe ibyo barimo ndaje nkwereke ntanganeho gake oya no muri Afurika y'Epfo niyo Kisekedi yagiye muri anniversaire oya reba kwa minisitiri w'ingabo Mushakamba reba umbwira ibi bintu reba ibyo barimo ibi bintu nanze kubibona n'abandi ndabiguha twinjiye muri aya makuru kandi nkamya ko nta n'urundi rubuga nabibonyeho nta rubuga nabibonyeho ariko reka mbanze nkwereke nanjye ibyo mbonye byambabaje reka mbanze nkwereke nabigusunikiye byaje nanjye reka mbanze nkwereke ibyo urebye amarira y'uyu mwana biriya byo nayo nabibonye oya ibi bintu ntabwo wabibonye Mushaka oya nabibonye ahubwo reba iyo nkuru ishyushye nguhaye tuyibabwire tubone kubabwira indi iyihe iyo nkuru nguhaye ubonye umurongo w'abasadeke bari kwishyikiriza MONUSCO oya ni aba FDLR ahubwo bariya ni aba FDLR oya ni sadeke oya ni FRDC si ibyanditswe na Steve Wemby ni FRDC Wazalendo FDLR tayari batangiye kujya gutanga intwaro batangiye kwishyikiriza MONUSCO ariko MONUSCO ntigira idini yafashe FDLR wenda FRDC bareke ireke n'abandi je nafata FDLR nkafata n'abamerceneri ikindi cyo twari dukeneye ni ifoto ikagaragara yego barimo bishyikiriza MONUSCO uyu murongo wagira ngo barafata pate jaune Mushaka neza bameze nk'abagiye gufata ibiryo hari abaryita iposho babera bize gutonda umurongo abaryita iposho iyo bagiye gufata kureba uko bajya baha abantu bize gutonda umurongo wabonye aka kana kampe ndebe
ntabwo ari akana twagatambutseho. Wabonye kwa minisitiri w'ingabo, yego, barimo babyina bari mu kintu hariya i Kinshasa bita Ruyenge. Ruyenge ni nk'umunyenga. yego. ngira ngo wababonye, niba utababonye ubarebe ukuntu babyina. Arega barababwiye ngo ni mu birometero 2,000 by'igihugu cyacu. Ntabwo tuzi ibiberayo. Ni imiziki itaza kuduteza ibibazo. Nibyo bari wese itaza kuduteza ibibazo bwana Sentama, cyangwa barimo kwishimira ko Goma yafashe. iyi miziki yaza kuduteza ibibazo, reka tube tuyiretse, reka tubive mu mushakamba. bagerayo mu kanya badusaba droit d'auteur. Reka twikomereze tuvuge ibyo tugiye kuganiraho. Yego, inkuru zacu. Tunyarutse ARCM 23 mu mihanda imwe n'imwe ya Goma. Ariko ni hafi ya yose. Hafi ya yose rwose. Ni hafi ya yose. Urumva uyu muntu yagiye mu mujyi nkuriya akagera ku buyobozi bukuru. Nta handi haba hatagishoboka mushakamba. Ubu rero ijambo ni rimwe rishobora gusobanura amakuru yacu. Goma tombe. Tombe 100%. Goma ekweyi. Mwiringara nuko ni ekweyi? Ekweyi. Yaguye. Ndabona barimo gutanga intwaro bagenda bareba. Ubwo mu Giswahili? Imeshikwa, imekamatiwa. Giswahili cyahariye. Ariko mu Giswahili cyiza uhagaze nko mu ruhande rwa M23, imekombolewe. Yabohojwe. Yego. Ikindi rero tuza kureba FRDC iciye inzira y'amazi mbere y'uko ifungwa. Yihungira yikuramo akaya karenge. Mushakamba iyi ngingo turaza kwisobanura neza ngo mbere y'uko ifungwa ntabwo ari FRDC yafunzwe, ahubwo ni inzira y'amazi yafunzwe. Bigaragaza nyuma yaho. Ingingo ya 3, igihe cya nyirantarengwa cyahawe FRDC, ngira ngo nakanyuka yabitangaje. Igihe no kurangira arabura amasaha make nk'abiri. Ntabwo birageramo. Hageze saa 7 zirenga. Ntabwo birageramo, harabura nk'isaha n'iminota. Ku igihe cya nyirantarengwa ni saa 9 z'ijoro. Yego. Ikindi tuza kurebaho rero dutambuka mu kanama k'umuryango wa Loni. Akanama k'umutekano kateranye uyu munsi. Minisitiri w'intebe wa Kongo yarize. Niwe ni ububanyi n'amahanga. Ububanyi n'amahanga yarize. Yarize arira ukuntu bakubitwa. Ngo yarazi ko hari uri buhaguruka akamuhoza simbizi. Ngo bakanakubitanwa na Tanzania, bakanakubitanwa n'abaje kubafasha bose. Na Sadek bagakubitanwa. Kiriya gisabo cyakoze kizashira kuri biriya bihugu nka nyuma y'imyaka 10. Ni birebire. Tuyinjire rero M23 yagaragaye mu mihanda ya Goma. Bimeze bite? Twabonye amasasu mu ijoro rigeze hafi mu saa 4 ya Goma, amasasu menshi cyane mushakamba. Yego. Menshi pe, menshi. Ubwo iminota yakozwe yakenewe kugira ngo Goma umusozi wa Goma ufatwe. Niba yagira 10. Ntabwo yagera. Bayongereye ubanza ushizeho niyo bakozemo celebration. Niyo guserebura bayongeyeho. Ubundi bagiye kuyarasa, abandi buriye bagiye. Yego. Amasasu yarashwe buriye bagiye. Bigaragara ko kwari nko kugira ngo abayobozi babwiye bati murwane. Yego. Kugira babone uburyo bahunga. Yego. Bavuge bati reka babahugireho. Yego. Noneho natwe tubace muri humye twigendere.
yego kandi ni nako byagenze kuko ariya masasu yamaze guceceka, yacecetse rwose hakurikiraho ikintu cyo kumvuga ngo barahunze. ubundi yacecetse baburiye amazi bagezemo hagati. Bari bagiye hasigaye tumwe tw'intarutsi tugenda bakora kavaringi bakagenda nyuma y'abandi. Tumwe twanyoye urumogi. Nyuma yaho rero yongeye kuvugira make kuri guverinora, ku buyobozi ku biro byo kwa guverineri, bihita bihagarara. Goma ibifashwe ityo. Mushakamba twigeze kuvuga tuti ikibuga cy'indege cyafashwe, abantu baratwamagana. Mushakamba abantu baratwamagana, ariko wabonye ko ibyo twavugaga byari ukuri. Ubundi ubaha amakuru, abayemera bakayemera, batayemera bakabyanga. Yego. Niba bumva twababeshye ngaho nibajye mu biro bya guverineri. Yego. Nibagende cira umwami bakemura ibibazo. Yego. Nibyo intare za Sarambwe iri joro rwose amafoto amavideo arimo agenda ajya hanze, kuko muri Goma kanya ndarimo nganira n'umuntu uturiye umupaka, turimo tureba nkamazana isi hariya ko mbona amatara yaka, arambwira ati nibyo amatara hariya arimo kwaka, ariko ntabwo ari amatara y'amashanyarazi, ni amatara yo ku muhanda ay'imirasire afite moteri ziyacana, noneho andi muri kubona ni ay'ingo zifite imirasire z'abifite. Andi ni ay'iminara nayo ikoresha moteri. Mushakamba tuvuge se ko umuturage wa Goma uri muri Goma ashobora kwiruhutsa? Umva nashaka sinzire rwose. Ibaze Goma idafite bariyere, ibaze Goma itarimo trakaseri, ibaze Goma izira ya misoro ya General Nyakwigendera Cirumwami. Ariko ngo biriyete na General Nyakwigendera bazabariyentona ko bari muhaye. Bararimuhaye. Nge nzajya mvuga iryo yiruka, iryamwirukankishije rikamukuzamo inkweto. Akiruka n'ibirenge. Dore nguyu Steve Rigo, Steve Wembi arabyanditse. Ati AFC M23. Ariko ibintu we nigeze kubona ari hamwe n'abana barira n'umugore. Inde? Avuga ngo yakoreraga inda. Uwitwa nde? Hari umunyamakuru nigeze kubona ari hamwe n'abana be n'umugore avuga ngo ibyo nakoraga byose byarinda, kwari ukwirwanaho, kwari kugira ngo mbone ibyo ngaburira abana banjye n'umugore. Muri bamwe bakorera igoma cyangwa n'imicombero. Ubu niba atari imicombero n'ikibumba, niyo numvaga bavuga ngo baba bana mwinshi n'imicombero. Ariko no Steve Wembi aranditse ati happening now, ibirimo gutambuka ubu mwanya. Mushakamba barimo barabyigana basiganwa na ya saha twavuze. Mbega imirongo wagira ngo barafata pate jaune. Barimo barabyigana. Hano yanditse ngo Goma agent birija ngo birihutirwa. Reddition de soldats à la base de la MONUSCO. Bitanze kuri MONUSCO. Yego. Ariko ngaye hano muri aba bantu bitanga haramutse harimo FARDC. None bari abantu bona basukuntu nabaki yaba afite imibare mibi. Je nakwemera bakanjyana icyanzu bakabanza bakanyigisha. Cyanzu na Runyoni nkabanza nkiga ubundi nkagaruka. Yego. Banza usome niyo kuko turacyari kwa Wembi. Reka nguhe indi usoma. Yego. Kugira ngo wumve ibyo, kandi Wembi yavuze ko atazongera kuvuga kuri izi nkuru igihe bashyiragaho igihano cy'urupfu. Ariko ubu ni nko kuvuga ati nibashake bakimpe. Aragihabwa se nandi. Aragihabwa n'abari mu marembera. Aravuga ati Goma by night. Quelques bateaux viennent de quitter cette nuit Goma pour Bukavu.
ariko aravuga baba FARDC bahungiye Bukavu. Quelques bateaux viennent de quitter cette nuit Goma pour Bukavu. Amato hari amato yavuye i Goma agenda yerekeza i Bukavu ngo yaratwaye bari abahunzi. Tous les véhicules de mercenaires romains, ntabwo ari romains ni roumains, yanditse nabi. Tous les véhicules de mercenaires romains portant un drapeau blanc sont arrêtés devant le périmètre de la MONUSCO. Imodoka zose zabaye abacanshuro bo muri Rumaniya zihagaze imbere y'ibiro bya MONUSCO zifite ibendera ryera. Ibendera ryera ni ukuvuga bari baje kwitanga kuri MONUSCO. Nko kuyamanika muri make. Yego. Niko gutsindwa. Niko gutsindwa. Ubuse bazasubiza Tshisekedi by'ibihumbi by'idolari. Bariya bakora bahembwe. Kandi ntibaruka. Ubuse ya mahoteli bararagamo bagiye batayana. Tshisekedi niwe uyabishyurira. Azayishyura se? Umva ijambo visi guverineri ari wari wasigaranye akazi ka guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Wa mupolisi yanditse kiye mu bwato ari guhunga. Yari kugiye mu bwato? Kiye mu bwato rwose. Yabaye nka Sindi ku bw'abageze Nyabihu. Yageze Sindi. Cyangwa wa mu FDL yarageze unuza ageze Ikibumba areba mu Rwanda atirwigera urumbe. None imyaka 30 na Goma yahungiyemo barayimwambuye. Ushaka visi guverineri rero. Visi guverineri n'urwenya. Umvisha ibyo yavuze ngo si le M23 ose Goma sera son cimetière. Iterabwoba ry'uyu mugabo se ubu ntabwo agenda areba hasi, aragenda areba mu mazi, aragenda ahunyiza mu mazi mu bwato. ngo M23 nihirahira ikinjira muri Goma ngo niryo rimbi ryayo. None abasirikare be bari kwitanga kuri MONUSCO. None nawe ubwe ari guhongera kwijwa araye iri yarivuze barashe umuyobozi we yaratararaswa. Yarivuze ryari? Yarivuze uyu munsi nkubwiye ko yaryanditse ari guhunga, cyangwa yarivugishijwe n'ubwoba kuko umuyobozi we bamurashe. Bya bindi byabo byo kubeshya. Abonye amaze guhunga, yabonye avuye muri Noza, iyo gikasenge sisa kifotoza arivuga. Yabonye amaze kuva mu maso muri Napa nakira simbizi. Arangije aravuga, ariko se mu gitondo arabavuga iki? Mushakamba rero nkubwire. Gendo uyu visi guverineri. Ni Bukavu se naruhukira. Ahubwo igitangaje nakomeza urugendo byibuze hafi Uvira cyangwa Kindu. Ni iri jambo yakurikije yavuze shebuja we yari yungirije ataranashyingurwa, kandi yarashwe nayo mu M23. Yeze ngo abantu bumva uburyo ari kwikarakasa niba byumva ntibayobwe nabyo. Ibizoro. Kuko se nawe umva ibyo avuga. Dukomeze Mushakamba. Twikomereze abantu tubabwire ko imihanda ya Goma rwose barimo bayigira, babanje kubohora mu trakaseri, nta bariyeri gusaba amafaranga. Bye trakaseri, bye kubazwa carte ya batisimu. Nta kibazo bagiye kubaho neza. Nahoze mbwira umuntu w'Igoma ati ugiye gusinzira. Ni nuza babona ni sasu bakumva abantu bari muri Goma cyangwa mu nkengero
zayo nko mu Rwanda hafi y'umupaka yego yaba ari nka kwa kundi baba bavumbuye tuwazareno n'utu FDLR twihishe mu makaritsiye yego tugashaka kurasana nabo twanze kumanika amaboko. ntabwo tuzarasa buzi ko bwahagwa buriya buzarendo bwo busigaye hariya ko abari intaratsi ntabwo barwana rwose. harwana nande bananiwe kurwana bagifite ijambo hariya. ararwana ati byarangiye twikomeze. abaswahili baravuga ngo kwisha maneno. twikomereze turebe amagambo ashize ivuga. reka turebe rero iciye amazi FARDC yagiye ngira ngo twakomojeho ariko ubwato ubwo nibutsaga bari badukurikiye ubwato bwari buke ku buryo bose batahise bagenda ngo buragenda bugaruka mu Shakamba. harimo n'uburimo kubageza ku ijwi bukabanza kubacumbikisha aho ngaho. nimumara gutwara abayobozi barajya bucumbikisha bamwe hariya abandi bugire bubatware inyuma bubakura hariya ariko ni ugusiganwa na ya masaha kuko Lawrence Kanyuka yagaragaje ko iriya nteguza bahawe nyirantarengwa bahawe irangira saa 9. ariko nubwo bari kugira bisa nkaho byahagaze kuko bamaze gufunga amazi. yego bisobanuye ko bari abo rwacitse batarambuka ibyo birabareba barajya kuri MONUSCO. yego ariko buriya rero ni ibintu byinshi ndi kwibuka nka seka. yego MONUSCO iti operasiyo yacu yitwa Springbok irakomeje. turi kurinda Goma none bari kuyirindira mu kwambura intwaro abo barenga n'ikigo cyabo. ariko bari abagabo mushakamba bagabo nabo kwirira gusa nabaryoshye. ni indyarya mbe cyane. nabaryoshye naje kumenya ko nta kazi kabo. iyo beretse ko nta bwoba ufite umuntu aramara ahantu imyaka ijya gukabakaba 30 nta kintu arahahindura. yego akarya amadolari arenze. nta MONUSCO pe. bari ibyabo ni ugukangata. nta MONUSCO pe. iyo baramutse bamenye ko nta bwoba ufite babonye ko nta bwoba ufite barakuyoboka. nta MONUSCO pe. ariko ndi kureba buriya murongo nkaseka nkahwera. ariko rebuka hari abakomando baje bareza agatuza tokokota Rwanda yinjira mu Rwanda. nabonaga bikomeye. none barayoyotse nk'imvura. none minisitiri yavuze yego turajya twihangana tubivangavange. none wa mu minisitiri yivugiye ngo bari kudukubita bakadukubitana n'abatanzania n'abanyafurika y'epfo n'abarundi n'izindi takataka zose n'abamerceneri. buriya ninde warema undagatima niba bose bakubitirwa hamwe? ntawe kurema undagatima uhari. ntawe rwose. ntawe rwose. ntawe pe. urumva rero ntarengwa FARDC yahawe ni saa 9 mu kanya. saa 9 koza kimwe mu kintu bakoze. yego baguhongera mu Rwanda babyanze pe. babyanze. Tshisekedi azajya bahembera atakibayoboye. byanze ariko nabo ibyo bahisemo bigiye kubagora mushakamba. kandi babiterwa n'umutima mubi wabo nta kibi cyari gihari. nta kibi rwose. nta kibi rwose. kibi twavugaga ibintu rero. twavugaga ibintu reka aka gasaza se wakabonye? kageze gute? aka gasaza gafite amashyengo menshi kari gusoma utuntu.
Kafite niba ari igitabo niba ari iki? Afite ka kamverope bajyaga bandikaho inzandiko z'urukundo. Kariya nakabonye ariko sinakisanga. Utuntu twa mpande enye tw'intuza tw'ubururu n'umutuku. Aka gasaza nako ni urwenya. Ibyo muri Kongo byose byabaye urwenya. Aka gasaza rero aka gasaza karimo gashinyagurira abantu. Karimo gashinyagurira ba General Mutayomba bande ngo bari he ba Depite Ndayishimiye muri he bazabaravuze we boza wapi umve siko kanga kuki Shamamba uzawa ngo Shamamba numwe bahamagaraga ngo ni Kordo. Uyu nguyu niwe wamaze inka, niwe wamaze abantu hariya muri Masisi. Ngo Shamamba uri he? Ubu uri he? Mutayomba uri he? Arabaza Deo uri he? Ngo Ndayishimiye Harera Justin uri he? Wa mudepite numwibuka umwe wajyaga agenda mu giturage asaba amafaranga ngo nayabaza rene. Yego. Seninga uri he? Seninga navuga hari ariko ngo kubutse Bujumbura. Suzko ari inshuti na Ndayishimiye. Yigeze no kwifotozanya icyicaro. General Makenga ngo bafate General Baudouin Swakango ngo General Makenga bafate General Baudouin bafate ni abasakarante. Umusakarante hariya rero ni nk'umuntu w'igicucu. Iyo bise umuntu ngo ni sakarante ni nko kumwita igicucu. Yego. Ni musaza nawe n'urwenya rugenda. Mushakamba dukomeze tujye kuri iyi ngingo ya nyuma. Yego. Akanama k'umutekano ka Loni byagenze bite? Kuko niyo ari amakiriro ya nyuma ya Kongo ivuga iti hariya rwose ndahavana. Barimo barira bavuga bati hariya ndahavana. Igisubizo ko barize barisiranga bagira bate barisararanga ko barasabira u Rwanda ibihano. Yose sinzi n'impamvu babisaba kuko ntacyo twabatwara bavamo batyo. Sinzi byagenze bite rero muri make batubwira. Ariko wenda reka manze mvuge ku kintu cyambabaje. Yego. Kanama ka Loni kigeze gaterana ngo kige ku bibazo by'impunzi zimaze imyaka 30 hanze. Yego. Kanama ka Loni kigeze gaterana ngo kige ku baturage muri Kongo batwikwa bakaribwa ibintu bitaba handi ku isi. Yego. Kanama ka Loni kigeze gaterana ngo kamagana imvugo za genocide, imvugo ziganisha kuri genocide cyangwa zikangurira abandi kwica abandi. Muri Kongo kwica kuba abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi bakicwa. Ariko karateranye ngo kubera ko M23 ifashe Goma. Yego. Ubundi aka kanama ni iki kamaze iki? Yego ni MONUSCO yasebye kuba iri kugendera ku itegeko rya M23 kano kanya. Yego. Kuba bazategetse gutanga intwaro MONUSCO ikazakira ari ibyatangajwe cyangwa ibyategetswe na AFC. Yego. Ariko nanone iyoni hari ibihugu bikwiye kuva muri yoni. Hari umuntu w'umunyabwenge kunda cyane yigeze kuvuga ngo Loni ni igikositime cyane tudafite ucyambaye kiri aho ngaho. Rero uravuga akanama kawe
Loni ibyiza byayo ni ibi. Icyiza umuntu ni ukujya byita akavuna muheto ka Loni. Ibyiza se ni MONUSCO yabaze ahantu imyaka, ahubwo uko yahasanze hameze ibintu bikarushaho kuzamba ihari, kandi ivuga ko yaje gucungira amahoro. Numva rero nta kanama ka Loni ko kudutesha n'umwanya mushaka, aho kudutesha n'umwanya tubihorere ni abantu batazi ibyo bakora, cyangwa se bananga gukora ibyo bakwiriye gukora ku bushake. Nabyo reka nkwiyerekere uyu musirikare, twaza tuvuga ngo imirongo, ariko urebe muri MONUSCO habamo birokrasi iteye ubwoba. Nguwo umurebe wambaye agapira kanditseho 23 mu mugongo n'ibara ry'umuhondo, ari muri ba bandi bijyanye kuri MONUSCO. Yego, barimo kubuzuza kuri lisite. Wabibonye? Buriya rero yamaze gutanga intwaro. Habaye impehe, birarangiye. Ngo abangaba ngo bemeye ngo kujya kuba babi. Reka nze umva ibyo Micombero, Gatinda Micombero yanditse. Yego. Ubu ngubu nawe ari kwandikira mu buhungiro ndakeka. Ariko yihishe muhe mwo? Sinzi ahantu yihishe. MONUSCO nayo nyuma yo gukubitwa iremereye irayobotse. Yego. Ariko reka nze wanze wakire ibi ngibi byatangajwe. Yego. Ibaze ngo ukuntu ngo Wazalendo ngo zayobotse ukuntu batagira isoni. Yavuze ngo à l'heure actuelle ryarirandiwe ko isaha igaragaraho. Umva nyifashe ikimara iminota umwe. Saa 7:34. Ngo à l'heure actuelle bivuga muri aka kanya. Yego. Le déploiement du bataillon Uruguay 4 se compose d'une compagnie dans la localité de Rusayo, d'une compagnie sur la RVA. RVA no kuvuga ni régie de yego. RVA ni intuza, ni buriya buyobozi bwa za aéroport. Noneho ngo ni kuri base logistique de Nations Unies où se trouvent les civils. Aracyari abasivile. None muri uyu mwanya ngo hari batayo y'abanyayirigwe. Batayo Uruguay 4. Yego. Bafite uko babibarayo babuze 4. Igizwe na kompanyi. Se compose d'une compagnie dans la localité de Rusayo. Igizwe na kompanyi imwe iri muri Rusayo. Indi kompanyi ikaba kuri base logistique des Nations Unies où se trouvent des civils. Ni ukuvuga ni ku cyicaro gishinzwe ibikoresho cya MONUSCO. Ngo hari abasivili. Yego. Et du reste de la composante de la base toujours présente à Goma. Noneho abandi basigaye muri iyo batayo, mu bagize iyo batayo bakaba bari muri Goma. Après les affrontements du soir entre les forces d'attaque et les FARDC, forces armées de la RDC, certains militaires congolais déposent leurs armes. Nyuma y'imirwano yo mu mugoroba, hagati y'ingabo zateye, arashaka kuvuga AFCM 23 n'ingabo za leta FARDC. Bamwe mu ba FARDC barambitse intwaro. Plus d'une centaine de militaires des FARDC sont à l'abri dans les locaux de la base, toujours présente en attendant le processus DDR. Bamwe bari aho ngaho kuri MONUSCO.
abasaga 100 yego ngo barindiriye ya komisiyo DDR ni ya porogaramu yo gusubiza abantu mu buzima busanzwe komisiyo ya demobilisation de même à Rosario des civils encerclent la base ngaho bakubita ahubwo ngo Rosario ngo abasivile bazengurutse zino ngabo za Erigwe nyine ahantu ziri mu birindiro byazo. Ikibazo amakuru yahawe nande ko izi ngabo ziri gutanga amakuru barimo ahubwo barinzwe n'izi ngabo z'Abayerigwe. Yego. Et des premiers secours sont fournis aux blessés. Noneho ngo abakomeretse barimo gufashwa bakavurwa ubutabazi bw'ibanze. De même à Rosario, des civils encerclent la base sous la protection des troupes européennes et des premiers secours sont fournis aux blessés. En ce qui concerne l'état de santé du sergent Adrian Fernandez, lui arrachwe se. Une nouvelle intervention chirurgicale d'orelengologie ibiriya byo mu muhogo d'orthopédie ubugorozi urugingo et de chirurgie kubaga chirurgie esthétique kubaga hagambiriwe gutanga ubwiza kugira neza reste dans un état critique et stable. Amerewe nabi ariko arihanganye. Uyu nguyu ashobora kuba ari umwegeye wakomeretse. Nusiko ejo bundi babatikuye se ejo nako barimo guhabwa ubuvuzi. Bwana se nta micyatumye mbiguha. Yego. Ni ukuvuga ngo nyuma y'imirwano y'uyu mugoroba ngo bamwe mu bawazarendo yego cyangwa se abandi bahisemo aba FARDC yego bamwe mu ba FARDC benshi bahisemo gutanga kujya kudepoza ingabo intwaro wenda ngo après les affrontements du soir nyuma y'imirwano ya nimugoroba ngo certains militaires congolaises abasirikare bamwe b'abanyekongo bahisemo kudepoza intwaro. Ariko ndaza kukubwira mushaka icyo nshaka kuvuga. Yego. Umusirikare adepoza intwaro bigenze bite aba yatsinzwe. Yanze kuvuga ko ingabo zatsinzwe. Yego. Arangije abicisha mu yindi mvugo. Yego. Ingabo zirimo kudepoza intwaro. Nshimye ko atavuze ngo wazarenda iri gudepoza intwaro. Yego. Ahubwo yavuze ngo ingabo ziri gudepoza intwaro ngo zinjizwe muri cya gice kikirwamo abantu. Iki gice cya DDR ndakeka ni komisiyo ya demobilisation muri kiriya gihugu. None ni yari kuri wa mugabo wigira kujya Uganda yego bakamumerera nabi yagiye mu mishyikirano. Iki gice tuzi ko kijyamo abahoze mu nyeshyamba yego cyangwa se abasirikare igihugu kibonye ko bakwiye guhabwa demobilisation. Yego. None bo ubwabo bahisemo kwidemobiliza. Yego. Kubera gutsindwa. Yego. Aha rero Micombero ni nko kuvuga ngo Goma twayambuwe nk'ukabyaramwe tureke kubeshya. Ushakamba bayambuwe irindi banga ryarimo hariya namenye. Kuvuga abasirikare bo muri Kongo yo hirya nibo bahunga ntabwo bemera 23. Niba abo ngabo batanze intwaro cyangwa umuntu kizabatange bagende bo kuguma hariya. Yego. Abo hirya bakomoka iyo za Kinshasa n'ahandi. Naho ababo mu burasirazuba benshi bisangiye mu 23. Soko baziranye. Nubona hariya ni iwabo. Yego. Ni iwabo ntabwo umuntu yakwanga kuba iwabo ngo ahitemo ahandi. Waba ubaye nk'amasunzu. Yego. Ngayo nguko. Tugane ku musozo. Tugane ku musozo dusoza amakuru. Ariko jewe sinasoza nihereye AFCM 23 ubutumwa.
ubutumwa bwanjye bukubiyemo ibintu bibiri ariko wenda barabizi. Yego. Sinzi wenda nawe uraza kugira icyo ubabwira. Mbona nababwira iriya Goma bayitanzemo intwaro nyinshi. Intwaro zirimo pe. N'ubu n'ibifaru bari kubisanga ku muhanda babitaye. Nka wa wundi bavugaga ati iki cyo gisanzwe cyangwa wawe. Intwaro zirimo hari ahantu bahamenye bace buriya bubandi. Umujyi bawushyire ku murongo, ubwambuzi buvemo, kunyanyasa abantu biveho, abantu babeho neza, bazayikunda. Ikindi nshobora kuvuga ni biriya birunga. Biriya birunga, cya kirunga cyabereyemo ibintu byinshi. Yego. Ntabwo mpamya ko abantu barwaniragamo bose bavuyemo. Ndabishidikanyaho. Yego, ni na kinini. Umuntu uri muri kiriya kirunga kugira ngo azavumbuke ahungane n'abandi yurira ubwato. Aha, ni kure pe. Ni kure. Ntabwo ari ibintu wabona aka kanya. Ikigaragara rero. Ikigaragara biriya birunga babimenye. Yego. Babimenye, bazabigenzure rwose, bavanemo abantu bose. Ikindi cy'ubutumwa bwanjye bushobora gusorezaho ni ukubabwira ngo felicitation. Mukoze akazi katoroshye. Rwose ntibazatume batoberwa n'umuntu utarabivunikiye, mbese umuntu utazi agaciro ka biriya bintu. Yego. Agatobere usanga basubije inyuma. Icyo ngicyo nicyo kintu nababwira. Asigaye amahirwe masa, twiteguye kumva ngo Tombe n'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Yego. Murakoze cyane Mushakamba. Wenda no kongera kuza gufata umwanya dushimira abari badukurikiye, ariko nyabuna bagerageze ku kintu cyitwa comments. Comments ntazo tubona, kandi iyo batagize icyo batubwira burya baba batwimye umwanya mwiza wo kwivugurura kurushaho gukora ibyiza uko babyifuza, kugira ngo tubashimishe, tubakorere ibibanogeye. Yego. Murakoze cyane Mushakamba, nawe wakoze. Murakoze cyane. Icyo babwira ubundi ukadusoreza. Icyambere ni ukubwira abishima Makonde M23, abantu bamaze imyaka n'imyaka mu buhungiro, sinareka kubazirikana. Umuntu wahoze ambwira ati muri 94 nibwo navuye hariya, nabwo mpunze mu mujyi wa Goma, nsize ibyanjye byose, nari mafite amazu, nari mafite ibiki. Ati nubwo ibyanjye nagenda simbibone, simbisubizwa, ariko nzaba nishimiye gusubira ku butaka bwa data na mama, ku butaka nashakiye, ku butaka bw'iwacu, bwa muryango nashakiyemo, nibura ati uko nzahaba kose ariko mbe nduhutse ko ari iwacu, ntari mahanga. Hari n'abandi benshi, buri wese afite amateka ye, afite byinshi bigiye bitandukanye. Bagende biruhutse, intare za Sarambwe abana babyariye mu buhungiro barababohoye, barahabohoye, n'ahandi bazahabohora. Abana babyaye buriya ngo Sentama, niyo mpamvu igitutsi cyitwa ngo umuragapfu utabyaye ari kibi cyane. Ikiriho ni uko abana babyaye babacunguye, babashubije kuri gakondo, babagaruye mu gihugu. Hari uwajyaga aririmba ati ngo uzambyarira akana, ati ngo uzakite mugarura, ngo uzangarura mu Rwanda. Ubu nabo ni ukuvuga ngo uzangarura mu Rwanda rwo muri Kongo, kuko hariya hari mu Rwanda bavuga Ikinyarwanda, ari mu Rwanda rwo muri Kongo, si mu Rwanda rwo mu Rwanda. Byose byatewe n'imipaka, ariko intare za Sarambwe zirabikoze, General Makenga arabikoze, n'abandi bajenerali bose bafatanije, n'undi muntu wese wafashe imbunda nk'intare ya Sarambwe. Ubu ngubu Goma ikaba ibohojwe, bagende bishimira iwabo, bishime banezerwe, ntawe utishimye, ntawe utanezerewe kubera iby'intare ikoze. Intare zirakoze gutanga ibyishimo. Mwakoze gukurikira Umuco Wacu TV na Radio Televiziyo Nuru ya Mashariki. Imana ibahaze ibyiza bitagabanyije, murakagire, muragatunga ibyiza, mugwize ibyiza,
muragahorane n'ibyiza bitangwa n'Imana.